Bakristo bene data, turashima Imana ko yakomeje kuturinda muri iki gihe cya COVID-19. Tugiye gukurikirana iteraniro ryateguwe n'itorero Presbyterienne mu Rwanda Paruwasi ya Kanombe. Kuri iki cyumweru cy'itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, turi kumwe na Pasiteri Rukundo Christophe uri buze kudufasha mu ijambo ry'Imana. Reka dutangire iteraniro ryacu turirimbana indirimbo ya 10 mu gitabo cyo gushimisha. Shima umwami wo mw'ijuru, ntabwo ibyo mushimisha, ntarindwa yarambora, ntarindwa yarangiza. Tumushime, 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 tumushime. Namuhoraho basogokuruza kera, bari mu mibabaro, abagirira imbabazi. Tumuhimbarize ibyo nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire. Bavandimwe muri Kristo Yesu, mureke twakire indamutso y'umwami wacu Yesu. Mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, no ku Mwuka Wera. Amen. Duce bugufi aho turi mu miryango yacu kugira ngo dusenge Imana. Mana Data, Mana ushobora byose, Uwiteka Nyiringabo, umunsi nk'uyu mwiza watugeneye, cyumweru cyiza gikurikira umunsi mwiza wa Pentekote, turagushimye, turaguhimbaje. Tuguhimbarije ko turi bazima, tuguhimbarije ko udukunda, tuguhimbarije ko waduhaye umwana wa Yesu Kristo akaba ari muri twebwe, tukaba mwami tunezerewe cyane agakiza keza waduhaye, icyubahiro ni icyawe. Tunezerewe umwuka mwiza wera waduhaye mwami, cyagiye wawusukaga ku ntumwa n'abandi bose bari kumwe, babandi bari 120 mu cyumba cyo hejuru, bagahabwa imbaraga. Mwami Imana, turagushimiye, tugushimiye ubutumwa bwiza watangije kuri uriya munsi wa Pentekote, ubutumwa bwiza bugakwira isi yose, natwe bukaba bwaratugezeho. Isaha tukaba dushima izina ryawe Mana, cyubahiro ni icyawe. Mwami Imana, rero reka tukwereke uyu munsi mwiza, aho muri aho ngaho mu miryango yanyu, n'ukuri mugubwe neza. Uyu munsi wabera umugisha, turasenze cyane kugira ngo ibyo uyu munsi Imana yaduteguriye byose bibi byejejwe. Mwami Imana, reka dusengera umuvuga butumwa uri buvuga ijambo ryawe Mana Data mwiza. Ntago we yamenye ibyo avuga, ariko mwami ubane nawe, kandi ibyo washyize ku mutima we bihembura imitima imeze nabi. Mwami n'ukuri bigushe neza abantu bawe Mana, kandi ubutumwa bugira icyo butwungura. Data mwiza, mu miryango yacu aho turi, n'ukuri ugira ibyo uhindura. Uhindure mwami, uhindure ibyari imibabaro, ubihindure ibitwenge, kubwo kwakira umwami Yesu nk'umukiza, kubwo kubana nawe. Mwami Imana, ibisubizo byacu, ibibazo byacu mwami ubihindure ibisubizo. Mwami Imana, uduhe kugubwa neza. Rero turasenze cyane kugira ngo umuyobozi wa gahunda nawe ntaba ari we, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, tukunezerewe cyane korari yatambukije ubutumwa. Mwami Imana, turayigushimiye cyane, kandi ukomeze ubuzuza imbaraga. Ngaho rero Data mwiza, tangirana natwe, urangizanye natwe, uduhe guturiza imbere yawe Mwami Imana. Kandi usengeye n'abandi bose batafite ikoranabuhanga Mwami Imana, kugira ngo nabo ujye ubagenderera ubasure. Data mwiza, ijambo ryawe nabo rigume ribagereho,
mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera. Mwami Imana, ubafashe, ubahe guhembuka muri ibi bihe bikomeye, ubarinde kwiheba. Data mwiza, ubahe ijambo ryawe kuko niryo rihumuriza. Urakoze rero, ngo inubane natwe, mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Haleluya. Reka dusingize izina ry'Imana dusoma Zaburi ya 23, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Zaburi ya 23, umurongo wa mbere tugeze wa 6. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiririza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, amen. Bakristo bene data, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana turarisoma mu gitabo cyo Kuva, mu gitabo cya Musa cyo Kuva, igice cyaho cya 20. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 17. Imana ivuga aya magambo yose, iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza b'ubuvivi bw'abanyanga, nkabarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ari wo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Nyagasani Imana, uduhe imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bakundwa muri Kristo Yesu, iri tegeko ry'Imana tumaze kumva ritubereye indorerwamo, itwereka aho twagize intege nke. Uyu akaba ari umwanya mwiza rero tubonyeho kugira ngo dusabe Imana imbabazi aho tutayitunganiye. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, soko y'imbabazi n'urukundo, uyu mwanya ubwoko bwawe duciye bugufi imbere yawe, ducishijwe bugufi no kugusaba imbabazi kuko ntabwo twagutunganiye. Twakoze ibyangwa n'amaso yawe,
mwami imana yacu imivugire yacu yarakubabaje n'intekerezo zacu zabaye imbi. Mwami niyo mpamvu duciye bugufi imbere yawe tugusaba imbabazi zo gukiranirwa kwacu kose. Ijambo ryawe riravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngo ariko iyo twiyemeje kubizinukwa nawe uratweza tugahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugusabye kubabarirwa nawe. Babarira abagabo bari imbere yawe, babarira ababyeyi bari imbere yawe, babarira abakobwa n'abahungu bari imbere yawe. Mwami babarira buri wese uciye bugufi agusaba imbabazi zawe atagutunganiye. Muririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ngo ahubwo anyitukiranutse. Ongera urebe mwami buri wese, ongera uturebe nk'abakiranutse imbere yawe, uturebeye mu maraso umwana wawe yaviriye ku musaraba i Golgotha. Tubisenze kandi tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu suku mwuka wera mu mutima wanjye ubu, kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye, mbumugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Bavandimwe, iyo twicujije ibyaha tukemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe ahubwo n'impano y'Imana. Mwana wanjye humura, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye singuciraho iteka. Yesu Kristo aragira ati nuko genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Amen.
tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ubutumwa bwiza. Duce bugufi nanone dusenga Imana kugira ngo ubutumwa buze bufite akamaro, bufite agaciro, bugira icyo bukora mu mibereho yacu, mu mitima yacu, mu mikorere yacu. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, Uwiteka Nyiringabo, duce bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye Uwiteka, turaguhimbaje. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye, akanya ko kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe riratuyobora, ijambo ryawe riraduhumuriza, ijambo ryawe riduha imibereho idasanzwe, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe Mana rikora byose mu buzima bwacu. Hahirwa abizera iryo jambo Mana. Iyi saha rero Data mwiza, tugiye kubwumva, tugiye kumva ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwami, ndasenze cyane kugira ngo rero buze bukore imirimo n'ibitangaza, bukore byinshi cyane mu miryango yacu, mu mibereho yacu, mu bana bacu. Mwami Imana, ibyo byose turabigushimiye ko uri bubikore. Reka rero Mana dusengera n'umukozi wawe uri bubuvuge, kugira ngo Uwiteka umukozi ryaka ku munwa, ye kuba ari uvuga ahubwo ari wowe wivugira. Data mwiza rero, we ntabwo yamenye icyo avuga, nta nubwo yamenye icyo atwigisha, ariko Umwuka wera wawe wasutse kuri Pentekote aze amwuzure amukoreshe. Urakoze rero ko uri bubane nawe. Ngaho Mwami, twebwe turacecetse, wowe niwe tugiye kumva. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Ubutumwa bwiza bw'uyu munsi turabusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Haravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode ari bumusohore, iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2, aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Hanyuma ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agariye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohoka kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Herode
ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibi neza neza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko, bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we, koko barumirwa. Arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe, arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Twakire neza ijambo ry'Imana bavandimwe. Bavandimwe, ndashimira Imana cyane kandi nezerewe Imana mu mutima. Uyu mwanya nshimiye Imana kuko tugiye kuganira ku ijambo ryayo. Ijambo rije rikurikira iryo twumvise kuri Pentekote, ryatubwiraga yuko Imana yatanze umwuka wera, kuko umwuka wera ari we uhindura abantu n'ibintu uko Imana yo iwutanga ibishaka. Rero nifuje ko tuganira ku byakurikiye nyuma y'uko abigishwa ba Yesu bahawe umwuka wera kuri Pentekote. Nifuje ko tuganira ku buzima banyuzemo, ariko nshaka kukubwira ko bamwe banyuze mu bikomeye banabigwamo, ariko abandi Imana ibibarokoreramo. Icyigisho n'ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya rifite umutwe uvuga ngo nubwo Herode yahitanye Yakobo, wowe humura, Imana ije kugutabara. Igice dusomye cya 12 kibanzirizwa n'ibindi bice byerekana urugendo abigishwa ba Yesu bakoze ubwo bari bamaze guhabwa umwuka wera. Mu gihe bari bamaze guhabwa umwuka wera, barahamije, bahamya yuko ari Imana ibikoze, abantu barihana barahindukira. Muri uko kuvuga ubutumwa bwiza byanagendanaga no gukora ibitangaza. Ibyo byatumye abayuda batemera Yesu bahagurukira kurwanya abigishwa ba Yesu, kuko nubwo umwuka wera yamanutse, hari abantu bahindutse bemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ndetse umwuka wera babaho. Ariko hari n'abandi bagumye ku idini y'Abayahudi, baguma mu murongo wayo, bituma rero barwanya abigishwa bafite inyigisho zafatwaga nk'inzaduka, ndetse inyigisho zifatwa nk'izirimo ubuyobe, bituma bahagurukira kubarwanya. Bamwe barafungwa, ndetse hano mu byakozwe n'intumwa hatubwira ukuntu hari igihe ngo babafunze, hanyuma nijoro marayika araza arabakingurira bwenda gucya, ngo araza akingura aho bari babafungiye, bajya gusenga. Abantu babyutse bari barinze iyo gereza, batungurwa nuko nta mwigishwa ufungiyemo, ahubwo marayika w'umwami Imana yari yabafunguriye. Ni naho hari inkuru z'abarenganirijwe Kristo nka ba Sitefano batewe amabuye. Iki gice rero cya 12 dusomye kitwereka uburyo Herode yishe Yakobo, ngo amaze kumwica binezeza Abayuda. Ni ikintu gitangaje. Nsomera ijambo nibajije ku Bayuda cyane, kuko mu gihe Imana yari yabagendereye, yatanze agakiza muri bo, yatanze Yesu Kristo, yanabahaye umwuka wera, ariko
no guhinduka kwabo byari bigoye, kuko ubwo Yakobo yapfaga ngo abayuda byarabanejeje. Kandi Yakobo uyu yishwe na Herode. Herode ntabwo yari umuyuda, ahubwo Herode yayoboraga kiriya gice cy'Ubuyuda ariko afite inkomoko mu Baromani. Birababaje kubona abayuda bicwa n'abanyamahanga, ntibababazwe n'uko bari gupfa, ahubwo bakanezezwa n'uko bene wabo bari gupfa, kuko bababona nk'aho bazanye inyigisho z'inzaduka. Iki nagitekerejeho mu buryo bwagutse. N'uyu munsi mu buzima bw'abanyetorero, mu buzima bw'abakristo, ubu buzima bw'abayuda bwo kunezererwa ibyago n'urupfu rw'abandi, hari ukuntu tugira udusigisigi twabyo, aho abantu tunezezwa no kuvuga inkuru yo gusubira inyuma kwa bene data, tunezezwa no kwamamaza ibyago byababayeho, tunezezwa no kwamamaza yuko baguye batakiri mu nzira y'agakiza. Nyamara uko mbitekereza, natwe navuga ngo ukoze utyo, uvuze gutyo, ejo niwe uba ukurikiye. Kuko abayuda bishimye ko Yakobo apfuye, ijambo ry'Imana riravuga ngo Herode noneho yiyongeje Petero. Bene data, ubwo Petero yafatwaga, hari ibintu bibiri bikomeye nize muri iri jambo. Gufatwa kwa Petero hari abo byanejeje, ariko hari n'abandi byababaje, bagira umutwaro wo gusenga bamusengera. Ab'itorero ntabwo bo bagiye mu ruhande rwo kumwishima hejuru, ahubwo bafashe umwanya wo kumusengera kugira ngo Imana imugirire neza, imutabare, cyane ko Herode yari afite umugambi ko ubwo abayuda baba basohotse mu bihe by'iminsi mikuru ya Pasika, Petero yagombaga kwicwa. Kandi bikagaragara ko abayuda babyishimiye, abayuda banejejwe no kubona Petero agiye gupfa. Nyamara Petero ni umuyuda nkabo, avukana nabo, agiye gupfa yishwe n'umunyamahanga Herode, ariko abayuda bikamera nk'aho bibanejeje. Ikinejeje kandi nshimira Imana ni uko ab'itorero batatandukiriye. Ab'itorero ntabwo bavuye mu mwanya wo kubera amaso mugenzi wabo Petero, ahubwo bagize umwanya wo kumusengera. Bagize umwanya wo kumusengera. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwira ngo Petero baramufashe baramufunga, ngo arindirwa mu nzu yo hagati, kandi ahabwa abarinzi benshi 16, bane bakuranwa kumurinda. Ni ukuvuga ngo nta buryo bwari buriho wenda bw'uko Petero yacika, kubera yuko ingabo zamurindaga zakoraga muri shift. Bane bananirwa hakaza abandi, bananirwa hakaza abandi. Mu bigaragara iminsi Petero yamaze afunzwe, yari afite uburinzi bukomeye, atari ubw'abantu gusa, kuko yari ari no mu minyururu, bari bamuboshye amaguru n'amaboko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Herode araye ari bumusohore ngo amutange apfe. Iryo joro marayika w'Umwami Imana aza gukiza Petero. Imana ishimwe, Imana ishimwe abavandimwe, yuko ijoro umwanzi Satani yagambiriye yuko ari buduhitane, ijoro umwanzi Satani yateguye yuko ibigeragezo biri buduhitane, niryo joro Imana imanukira gutabara. Nezerewe Imana mu mutima, kuko Petero yamaze iminsi afunzwe. Mu bigaragara Petero yafashwe abayuda binjiye mu bihe by'iminsi mikuru ya Pasika, kandi yagombaga gupfa nyuma yayo.
byerekana yuko yamaze iminsi muri gereza. Iyo minsi yahamaze, Imana ntabwo yigeze imurengera. Yabonaga asa naho aboshye, yabonaga bimeze nk'aho Imana yamuretse, ariko Imana yari irindiriye kumutabara bucya ari bupfe. Iyi Mana ishimwe kuko idutabara bucya turi bupfe. Ibi nibyo byabaye mu gihe cya Morodekayi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo Hamani yagiranye ikibazo na Morodekayi kuko ngo atajyaga amwubaha ngo amupfukamire, ngo Hamani apanga gahunda yo kumumanika. Ijambo ry'Imana muri Esiteri riratubwira ngo inshuti za Hamani zamugiriye inama, ziramubwira ngo nashinga igiti kirekire, hanyuma ngo amumanike, azamumanike. Mu gihe igihe cyo kumanikwa kwa Hamani cyendaga kugera, Abayuda nabo bari bari mu masengesho yo kugira ngo urupfu rwabo ruveho. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko gusenga gutuma Imana ikora. Icyo gihe mu masengesho y'Abayuda nibwo ngo Esiteri yagiye abwira umwami w'abami mu buryo bugoranye yuko yifuza ko baza kuzana na Hamani mu nkera Esiteri yari yateguye. Icyo gihe umwami w'abami na Hamani baje muri iyo nkera, ariko Esiteri abaretse kuko igihe cy'amasengesho cyari kigikomeje. Abwira umwami w'abami na Hamani ngo bazongere bagaruke mu nkera yari ikurikiyeho ku munsi wundi wa kabiri bukeye bwaho. Hanyuma ngo baza kugaruka. Kuri uwo munsi rero Hamani yagarutse mu nkera, ni nawo munsi yari yashinze igiti yagombaga kumanikaho Morodekayi. Yaje mu nkera azi yuko inkera nirangira ari busabe Morodekayi akamumanika, ariko hashimwe Imana kuko kuri uwo munsi yaraje gusaba Morodekayi ngo amumanike. Ni nawo munsi Imana yari yanyuze muri Esiteri ngo aze gusabira Abayuda be gupfa. Imana ishimwe. Aha hantu hahuriye imbaraga ebyiri. Hahuriye imbaraga za Hamani zije gusaba kumanika Morodekayi, hahurira n'imbaraga z'Imana zije kubohoza ubwoko bw'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo gihe Esiteri abwira umwami w'abami yuko batanzwe, ko Abayuda bose batanzwe, igihe cyabo cyo gupfa kigeze. Umwami w'abami biramutangaza kuko Esiteri yari amaze kumubwira yuko umugambanyi mukuru ari Hamani. Hanyuma icyo gihe hari haciye iminsi umwami w'abami anibutsa akazi Morodekayi yakoze ko kumuburira. Mu gihe umwami w'abami asohotse hanze yibaza ibiri kuba, yibaza ukuntu ubwoko yashatsemo bugiye kurimburwa, abarinzi b'ibwami bahita baza baramubwira ngo kwa Hamani hari igiti kirekire, kandi icyo giti gihari gitegereje Morodekayi wa wundi wakuburiye. Umwami w'abami ahita avuga ngo icyo giti cyari kigiye kujyaho Morodekayi, Hamani wakishingiye niwe ugiye kukijyaho. Bene data, Imana ishimwe yuko idutabara mu ijoro twari tugiye gutangwamo ngo dupfe. Imana ishimwe. Muvandimwe, iri jambo nubwo uzengurutswe n'ibibazo, nubwo ubona nawe iri joro ushobora kuba ugiye gusohorwa n'ibigeragezo ugapfa, nagira ngo nkubwire ngo humura, hari Imana itabara. Iyatabaye Petero mu ijoro yari butangwemo akicwa, iracyahari. Kubishyikira byakugora, kubishyikira byakugora wumvise iri jambo, wumva hari igihe cyawe cyo gusohorwa mu nzu ukodesha kuko wabuze ikode kigeze. Ariko iyi Mana iracyakora. Iyi Mana iracyakora. Ibanga ab'itorero bakoresheje ari naryo banga
abayuda na Esiteri bakoresheje ni ibanga ryo gusenga. Ndagira ngo nawe ndikubwire, fata umwanya usenge, ntugire ubwoba ngo urebe iminyururu y'ibigeragezo bikuzengurutse, ngo urebe n'abasirikari b'ibibazo bakurinze, ahubwo fata umwanya usenge, wiringiriye Imana, kuko niyo ibohora, ni nayo itabara, niyo itabara mu bihe bikomeye, niyo irengera abantu bayo mu bihe bikomeye. Iri jambo riratubwiye ngo mu ijoro Herode araye ari bumusohore ngo atangwe, nibwo marayika w'Imana nawe yaje. Ndashimira Imana yohereza marayika wo gutabara bucya abantu bari busebe. Mu gitondo iyo abantu baza kubona Petero, wa wundi wuzuye umwuka wera, agahagarara akabwira abantu ngo wa wundi Yesu umwishe niwe ukoze ibi. Nibwira ko iyo abantu baza kumubona aboshya amaguru n'amaboko bagiye kumutera amabuye cyangwa kumumanika, ahari ubutumwa yavuze bwazaga gusuzugurwa. Ariko Imana yo mu ijuru imurinda amenyo y'abasetsi, imurinda gushinyagurirwa no kugawa, imurinda kuzungurizwa umutwe. Bucya bari bumutanga iryo joro, Imana yo mu ijuru iramutabara. Marayika w'Umwami Imana ngo yaraje amukomanga ku rubavu aramubyutsa. Imana ishimwe. Mwene data, ndakwifuriza kumva marayika ugukomanga akakubyutsa mu bigeragezo uryamyemo. Ndakwifuriza kumva marayika ugukomanga akakubyutsa nubwo uzengurutswe n'ingabo z'ibibazo. Ndakwifuriza ko marayika w'Uwiteka aza akagukomanga akakubwira ngo wiryama mu bigeragezo, wiryama mu bibazo, ahubwo byuka, wongere wambare inkweto, ujye mu butumwa bwiza, wongere wambare umwambaro w'umunezero n'ibyishimo. Ndakwifuriza muvandimwe kumva no kubona marayika uturutse ku Uwiteka aje azanye iryo humure. Icyo akora uzabyumva nk'inzozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Petero kuko yumvaga bidashoboka bitewe n'iminyururu yari imuboshye, bitewe n'abasirikari 4 bamurinze, yabanje kugira ngo ari kurota. Imana ishimwe. Yabanje kugira ngo ari kurota, ariko ntabwo yarotaga, ahubwo Imana yari yaje gukora. Mwifurije yuko ibyo uri kubona nk'inzozi uza gusanga ari ukuri. Imana imanukiye kugutabara. Imana ishimwe. Bavandimwe, Imana ishimwe. Turi kuri iri jambo, turi kuvuga ngo nubwo Herode yahitanye Yakobo, nibyo Yakobo we yarapfuye, ariko nubwo Herode yamuhitanye, ndagira ngo nkubwire ngo wowe ntabwo azakwiyongeza, ahubwo Imana irahari, imanukiye kugutabara. Yakobo yarapfuye, mwene so yarapfuye. Hari abahitanywe n'ibyaha muri bene so, hari abahitanywe n'ibigeragezo baragenda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe humura. Nubwo Yakobo yapfuye, ariko Imana yohereje ingabo zo kugutabara. Ntabwo wowe umwanzi Satani ari buguhitane nk'uko yahitanye abandi. Imana ishimwe ko yohereza marayika. Hanyuma ngo Petero arabyuka, iminyururu bari bamuziritse imuvaho. Petero aratambuka yumva birashobotse. Imana ishimwe yuko iyo yamanutse kudutabara n'iminyururu twari tuziritswe, iyo twaziritswe na Satani niyo twaziritswe n'abantu, Imana ishimwe ko iyo yose yibohora. Haleluya. Imana ishimwe ko iyo yose yibohora. Petero ngo atera intambwe, yumva ya minyururu nta ikimuriho, arakomeza aragenda, agira ngo ni mu nzozi. Yegera imbere abona inzugi zari zikinze, aho yari akingiraniwe zirikinguye. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko igikingura inzugi abana b'abantu bakinze n'iz'umwanzi yakinze, kugira ngo duhere mu bigeragezo. Iyi Imana yamanutse irazikingura. Imana ishimwe. Petero ngo arasohoka, urugi rwa mbere rurikingura. Arakomeza aragenda agira ngo ni mu nzozi.
urwa kabiri rurikingura, Petero akomeza kugenda. Hanyuma urwa gatatu rwo ngo rwari icyuma. Imana ishimwe, Imana ishimwe, n'inzugi z'ibyuma irazikingura. Donc ibigeragezo biremereye, ibyo wumva utashobora, ibyo wumva utakwihanganira, ibyo wumva ko bikuremereye, Uwiteka Imana iyo yamanutse gutabara n'ibyo ngibyo abikuraho. Hanze hari urugi rw'icyuma, kandi koko rwari ruremereye, kuko birumvikana ko urugi rwa gereza ruba rufite imbaraga kugira ngo abantu batazaruca. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'urwo narwo, hashimwe y'Imana ikingura urugi rwa mbere bigashoboka, ubuzima bugakunda, igakingura urwa kabiri bigashoboka. Imana ishimwe yuko ikingurana urwa gatatu, amasezerano yayo agasohora. Imana ishimwe. Urwa gatatu iyo rukingutse amasezerano y'ibyo Imana yavuze ngo nzabana namwe, no mu mazi atemba ntacyo azabatwara, no mu birimi by'umuriro nzaba ndi kumwe namwe. Urwo rwa gatatu iyo rukingutse, ayo ngaya arasohora. Rwarakingutse, Petero ageze hanze ahita avuga ngo burya ntabwo narotaga, ahubwo ni Imana imbohoye. Ahita abona neza ko ari mu murongo w'amasezerano, bimwe Imana yari yarababwiye inyuze mu mwana wayo, avuga ngo nimugende mubwire abantu nanjye ndi kumwe namwe. Yari yarabahaye amasezerano, arababwira ngo hari ibimenyetso bizabaherekeza, arababwira ngo muzarambura ibiganza ku barwayi bazakira, ndetse muzafata inzoka na sikoropiyo. Ayo yari amasezerano Imana yari yarabahaye. Petero rero urugi rwa gatatu rumukingukiye, yahise abona yuko yinjiye muri ya masezerano. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko n'uru rwa gatatu rukingura. Ikibabaje ni uko ikinguye urwa mbere tuyibagirwa, tukagira ngo ahari zirarangiye, tukibagirwa yuko hari n'izindi muvandi, hari n'izindi ntibigukwiye kureka Imana kubw'umugisha mutoya yaguhaye. N'urwa mbere yakinguye, urwa mbere yararukinguye. Buretse kwibagirwa Imana, buretse kwishyira hejuru, buretse kuyisiga, buretse kuyisigishwa n'ibidafite umumaro, kuko ruriya n'urwa mbere yakinguye. Hari n'urwa kabiri rero, byari bigukwiriye yuko ukomeza kugendana nayo, ukomeza kugendera ku mabwiriza ya marayika uri imbere yawe, hanyuma n'urwa kabiri akarukingura. Kibabaje ni uko izi nzugi ebyiri zibanza Uwiteka iyo azikinguye tujya twibagirwa, tukamera nk'aho urwa gatatu rwakingutse twageze hanze. Kandi n'urwa gatatu narwo mu gihe rukingutse ntabwo dukwiye kwibagirwa. Urwa gatatu rukingutse, ijambo riravuga ngo Petero yagiye kureba bene se. Urwa gatatu rw'umugisha nirukinguka, nawe uzaze kureba bene so, uzaze kureba bene so, uzaze kureba bene so mu rugo rw'Imana. Yagiye kureba bene se, hanyuma uwo mwanya ngo batambutse ishimwe. Hari ibintu nigiye kuri iri torero rya mbere, imibabaro barayisangiraga, ntabwo bishimanaga hejuru. Imibabaro barayisangiraga, ikindi n'ishimwe bararisangiraga. Babonye Petero baranezerwa, ku buryo ngo wagiye kumukingurira yabanje kugira ibineza neza no gukingura biramunanira. Arabanza abwira abandi ati Petero ari hanze, baturasazura beshya ati namwumvise ijwi niwe. Ngo Petero yinjiye, nabo baranezerwa, bafatanya gushima. Itorero ry'uyu munsi ubanzi y'intambwe twarayirengagije yo gufatanya na bene data gushimira Imana. Kuki amashimwe yabaye make mu nzu y'Imana? Kuki abantu basigaye bafite gutekereza ngo twe tuzashimira Imana mu mutima, ngo nzatambukiriza ishimwe mu mutima, ndetse n'ufite ishimwe ry'ibifatika ry'ituro yateguye akaza akaritanga, ntavuga impamvu aritanze, akaza agatanga iryo turo ry'ishimwe, ntavuga iby'Imana yamukoreye. Kubera iki? Kuko uyu munsi Herode wica abana b'Imana yageze mu bana b'Imana bamwe abangisha gushima Imana, kubera yuko hari abumva yuko gushima Imana ari ukwirata, kuko hari abumva ko gushima Imana ari ukwigaragaza,
kuko hari abumva ko gushima imana ari ukwishyira hejuru, ariko ntabwo ariko bimeze. Gushimira imana ni ukwamamaza gukomera kwayo, ni ukwamamaza guhamya kwayo. Nkiri muri uyu mwanya mwene data, mboneyeho kuguhugura, niba hari ibyo imana yagukoreye, nubona umwanya wo gutambutsa iryo shimwe muri bene so, kugira ngo babone kandi bumve imirimo imana yagukoreye, nawe ujye uritambutsa. Were kuzana ituro gusa ngo wirekerere aho ngaho, abatambyi babone yuko watanze ituro ryo gushimira imana ibyo yakoze, ariko nabo ntibazi icyo imana yagukoreye. Bene so musangiye ubukristo ntibazi icyo imana yagukoreye. Bavandimwe, umwuka wera watanzwe ku bigishwa ba Yesu watumye itorero rigira ishyaka ryo gushima. Ibi nibyo abantu basengeye Petero bakoze. Barashimye, bashimye imana ko afunguwe, bashimye imana ko imana imubohoye. Reka rero natwe mu gihe nk'iki ngiki tunagira ishyaka, tugira umutima wo kujya dushimira imana. Mu mibabaro dufatanye gusenga, ariko n'imana yadutabaye dufatanye gushima imana nk'uko abo muri iri torero babikoze. Nshoje nongera kukwibutsa ko nubwo Satani yahitanye bamwe, abahitanishije ibyaha cyangwa se abakangishije ibigeragezo, uyu munsi nawe ukaba wabonaga uri kuri sene, Satani ari wowe agezeho. Ndagira ngo nguhumurize, ubwire ngo komera kandi humura, ntugire ubwoba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibamba amahema yo kugota abayubaha. Rero ntugire ubwoba. Aho ngaho ubona yuko umeze nk'aho ukingiraniwe, aho ngaho ubona yuko Herode yagufatiye, igisigaye ari ukugushyira ku karubanda, abantu bose, isi ikaguseka ikakubona. Nagira ngo nkubwire ko iki ari cyo gihe cyo gukora kw'Imana, ari cyo gihe cyo gutabarwa n'Imana. Komera rero kandi ushikame, ukomeze usenge, kuko nirwo rufunguzo rwo gutabarwa kw'abana b'Imana. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ijambo ryawe, tunejejwe naryo. Mu buzima bwacu bw'ubukristo, umwanzi Satani ajya dutega, akadutegera mu byaha cyangwa akadutegera mu bigeragezo kugira ngo bitunamure dukora ibyaha. Ariko tubonye ko ubwo Petero yafatwaga, bamwe byarabanejeje, ariko ijambo riratubwiye ngo abitorero bo bafashe umwanya wo kumusengera. Turakwinginze ngo uyu mwuka wera wo kwikoreranira imitwaro, uyu mwuka wera wo gusengerana kw'abana b'Imana, uyu mwuka wera wo gufashanya mu bikomeye muri ibi bihe by'iminsi y'imperuka, bivugwa yuko urukundo rwa benshi ruzabura. Turakwinginze ngo uyu mwuka wera yongera agaruke ku bantu bawe, tujye twikoreranira imitwaro. Kandi reka uyu mwuka wo kugushima mu gihe ukoze igikomeye, ukoze ibikomeye ku bantu bawe, uyu mwuka wera atubeho cyane. Igihe cyose tujye tugushima, mu mibabaro yacu tujye tugushima kuri Imana, ariko kandi wanadutabaye nabwo dufatanye kugushima na bene data bose yuko wakoze igikomeye. Humuriza buri wese Mwami wumvise iri jambo, akaba abona azengurutswe n'abasirikare b'ibibazo, azengurukijwe iminyururu y'ibigeragezo, kandi akaba akingiraniwe Mwami ahantu kure abona atakwivana. Ijambo ryawe nirimuhumurize, kandi Mwami Imana yacu, inzugi ubona zikwiye kumukingukira uzimukingurire mu gihe nk'iki, kugira ngo ubwami bwawe n'ubutumwa bwiza n'imbaraga zawe bikomeze kwamamara mu batuye isi. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye twizeye, amen. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Reka twakire ubutumwa bwiza
turirimbana indirimbo y'Ijana mu gitabo cyo gushimisha. yuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, nizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira anyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye haleluya, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Duhamye imyizerere y'Abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasanywe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yabajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanikwa ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azaba aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero rya Kristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bakristo bavandimwe, twumve ibirangwa nk'uko bisanzwe. Turakomeza gushima Imana nk'uko twakomeje kubivuga mu minsi itambutse, twishimira ko kiturinze kandi ko kitwemerera ko ubutumwa bwayo butambuka, ubwoko bwayo bukabwumva, kandi umunezero wacu ukaba ukomeje kuba mwinshi. Izina ry'Imana nirishimwe. Turakomeza kandi gukangurira abakristo bacu n'inshuti zacu gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bwacu ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, kandi Imana izakomeze kudufasha no kudukomereza muri ibihe bikomeye. Turongera kandi kubibutsa inkunga itangwa ku bw'umurimo w'Imana muri paruwase yacu, nk'uko mukomeza kubibona ku matelefone yanyu ndetse no ku mamashini abafasha mu kureba iteraniro. Iyo nkunga inyuzwa kuri konte yacu ya paruwase iri muri beka, nk'uko muri bukomeza kubibona, ndetse na kode ihari yo gutangirwaho iyo nkunga nayo nk'uko muyibona ku mashusho atambuka mu mwanya w'amateraniro. Murakoze rero, mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi turabifuza gutangira icyumweru gishya neza, kizabere icyumweru cy'ishya n'ihirwe, kizabere icyumweru muzungukiramo byinshi, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'imibereho isanzwe yacu. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubagirira neza. Murakoze. Bavandimwe, dushimiye Imana cyane ko yabanye natwe mu iteraniro ry'uyu munsi. Tunezerewe Imana kandi ko yabanye natwe mu ijambo ryayo twumvise, haba ndetse no mu ndirimbo twumvise. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo gusoza, rero dusenga Imana, sengera ibyifuzo bitandukanye, hanyuma twisabira umugisha w'Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana y'urukundo. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora, tugushimiye urukundo rwawe. Turagushimira ko wabanye natwe muri iri teraniro, umwuka wawe wera yabanye n'umuyobozi wa gahunda. Turagushimira ko umwuka wera yaherekeje ubutumwa bwiza twumvise mu ndirimbo,
turagushimira ko umwuka wera yaherekeje ubutumwa bwiza twumvise mu ijambo ryawe. Mwami uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya tuzamuye mu masengesho bene data bafite ibibazo bitandukanye. Mwami Imana yacu, hari abari mu ngoyi y'uburwayi, hari abari mu ngoyi y'ubukene, hari abari mu ngoyi zitewe n'ibiza n'intambara ziri mu isi. Mwami Imana yacu, abantu bafite imibabaro itandukanye, ariko ijambo ryawe ryatubwiye ngo nuko marayika araza aramukomanga, aramubwira ngo Petero byuka. Mwami Imana yacu, turagusaba ngo ijwi ryawe ryiza Mwami rikangure abaryamishijwe n'ibigeragezo. Mwami mwiza, barengerwe nawe kandi batabarwe nawe. Dusengeye itorero ryawe kugira ngo mu gihe nk'iki Mwami uriho ububyutse abakristo. Mwami Imana yacu, ubukristo bwacu ntibube ubwo ku munwa gusa, ahubwo ubuzima n'ibikorwa byacu bibe bigaragaza ko koko turi abakristo nyakuri. Dusengeye igihugu cyacu kugira ngo ukomeze kugihaza ibyiza. Dusengeye isi, Mwami Imana yacu, uyiha amahoro. Ahari intambara n'ibibazo uhahe ibisubizo kandi urengera abantu bawe. Mana yacu kandi Mana nziza, tuzi ko uri Imana itwumva. Niyo mpamvu umwana wawe yanatwigishije gusenga, akatubwira ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka mu isi nk'uko mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twisabire umugisha w'Imana. Uwiteka Imana yacu ibahe umugisha. Uwiteka Imana yacu ibarinde. Uwiteka Imana yacu ibamurikishirize mu maso hayo kandi bagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibahe amahoro mwebwe n'abanyu bose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Bifurije icyumweru cyiza.